Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze. Imana yo mu ijuru ikomeze iganze, kandi Imana ikomeze kubagirira neza aho muherereye hose. Ubwiza ni neza by'Umwami Imana bikomeze biganze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umwanya Imana yongeye kuduha, umwanya twongeye kugirirwa n'Imana kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi buganire ku ijambo ry'Imana ndetse n'iryo tugiye kusengeramo. Ni ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ubutumwa bw'isoko bwanditswe na Yohana. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ubutumwa bw'isoko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 15. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Twaho amagambo aravuga ngo acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ubutumwa bw'isoko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo waho wa mbere. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi ishami ryo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryo imbuto ryose ajyanganyaho amashami amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Nshuti yanjye wowe nkurikiye, uyu ni umwanya Imana yongeye kuduha, ni umwanya Imana itugiriye neza, ni umwanya Imana ivuganye natwe. Ijambo riravuze ngo ndi umuzabibu, data ni nyirawo. Bivuze iki? Niba Yesu ari umuzabibu, data wa twese akaba nyirawo, Yesu aravuze ngo twebwe turi amashami. Nshuti yanjye wowe nkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo iyo uri kuri Kristo, Bibiliya iravuze ngo Yesu arababwira ngo niba muri amashami, mugomba kuguma muri nge kugira ngo mubashe kwera imbuto izo data ashaka. Haleluya. Muri iyi minsi reka guhangayikishwa n'imibereho. Muri iyi minsi reka guhangayikishwa n'ubuzima. Muri iyi minsi reka guhangayikishwa na buri kimwe cyose. Ahubwo izere ko Imana yawe iri muri twe, ko iri muri wowe, ko Uwiteka Imana yawe ari wowe umuteweho kuri ku giti. Niba igiti uteweho ari Kristo, reka kugira ubwoba. Reka kuvuga ngo ibintu bimeze bite. Reka kuvuga ngo inzira zanjye ko ndi kubona zanze. Upfa kuba wowe uri ishami, kandi ukaba wizeye ko iri shami niba uri ishami riteye ku giti aricyo Kristo. Nuko uyu ni umwanya wo kwiyumvamo ihumure. Yesu abwira abigishwa be ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye nababwiye. Mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ni nge muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge, nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Nta kintu na kimwe wakora udafite Uwiteka. Nta kintu na kimwe wakora Imana itari mu ruhande rwawe. Niyo mpamvu ndagusabye wowe nkurikiye muri uyu mwanya, reka imbaraga z'Imana zikomeze ziganze. Reka gukora k'Uwiteka Imana gukomeze kuganze. Reka imirimo n'ibitangaza by'Imana bikomeze gukoreka. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro igushoboze. Imana y'amahoro ikurinde. Imana y'amahoro ikwambike imbaraga. Mwifurije kuguma kuri iki giti. Yesu aravuga ngo ni nge w'ukuri, ndi igiti nyakuri. Birashoboka ko hari ibindi biti bitari iby'ukuri, ariko amahirwe ufite nuko wageze ku giti cy'ukuri. Iyo uteye ku giti cy'ukuri ntabwo ugira ubwoba bwo kubaho. Iyo uteye ku giti cy'ukuri, imirimo n'ibitangaza birakoreka ku buzima bwawe. Muri ibi bihe nifurije guterwa ku giti cy'ukuri. Oh, haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru igushoboze. Imana igiye kuba ku giti cyayo. Hari ibiti byinshi,
ariko Bibiliya itubwiye neza ku giti cy'ukuri aricyo Kristo anari we wabyivugiye. Rero iyo uri ishami ntabwo uhangayikishwa n'imibereho yawe, reka ntabwo uhangayikishwa n'ibyo uzarya, kuko ubuzima bwawe buri mu biganza by'icyo giti, ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Imibereho yawe iri mu buzima bw'Imana. Ntabwo Imana yagutererana, ntabwo Imana yaguhana, ntabwo Imana yagukoza isoni. Oya, ongera ibihe byo gusenga ubwira Imana ngo Mana mbabarira mpe ku giti cyawe, mbabarira ngo meze kuba kuri wowe. Ijambo ryatubwiye ngo iryo shami rivuye ku giti ngo rikagwa hasi, ijambo ryatubwiye ngo bararitoragura, ngo bakarifata, ngo bakarijyana mu muriro, nta handi riba rikwiriye kuba. Mana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndakwifuriza komatana na Kristo, ndakwifuriza kugumana n'umwami w'abami, ndakwifuriza kumva imbaraga z'Imana. Muririmbyi, omatana n'uwo muhamagaro wawe kandi ube umwizerwa n'ukiranuka, kugira ngo izina ry'Imana rishimwe kandi izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Muvugabutumwa, omatana na Kristo. Munyamasengesho, omatana na Kristo. Ndakwifuriza komatana na Kristo, ndakwifuriza kumva imbaraga z'Imana, ndakwifuriza kudahanga amaso ku bigaragara, ahubwo uhanga amaso ku bitagaragara. Iyo uri ku giti la polasi, iyo uri ku giti ibintu byose birakunda, nta na kimwe kidashoboka. Iyo uri ku giti inama ziraterana, ariko ntugire icyuba, kuko aho uteye hari imbaraga zirenze iz'abantu batekereza. Haleluya. Amagambo menshi aravugwa, ariko kubera kuri ku giti nta kintu na kimwe bigutwara. Ubona ubwiza bw'Imana, ubona kugira neza kw'Imana. Bibiliya iravuze ngo nimuguma muri nge, ngo nanjye nkaguma muri mwe, ngo nimusabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Iyo uri gusaba icyo ari cyo cyose ubyizeye kandi aho uri hafite ubushobozi, uri mu mavuta, ibintu birakunda, ibintu birashoboka. Mana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ubwiza bw'Imana bukomeze bukubeho, inyenyeri y'Imana ikomeze kukurengera, ikomeze kukumurikira, uve muri uwo mwijima. Murongo waho wa 8 aravuze ngo wa 7, nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Ibyubahisha Data ni ukwera imbuto nyinshi tukaguma muri Kristo. Haleluya. Ndakwifuriza kugira ububyutse muri wowe, ndakwifuriza kubana n'Imana, ndakwifuriza kumva imbaraga z'Imana, ndakwifuriza kumva icyubahiro cy'Imana. Reka bimenyekane ko hari imbaraga z'Imana muri wowe, bamenye yuko Kristo ari we giti, ko nawe uri ishami kandi ukaba uteye kuri Kristo. Ngo kwera imbuto nibyo byubahisha nde? Nibyo byubahisha Data. Ndakwifuriza kwera imbuto zikwiriye abihanye, ndakwifuriza kubana n'Imana, ndakwifuriza kuva ku rwego wari uri ukajya ku rundi. Uko Data yankunze niko nabakunze, niko umurongo wa 9 havuga. Nuko rero mugume mu rukundo rwanjye, mwitondera amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Dusabwa kwitondera amategeko ya Kristo kandi tukaguma mu rukundo rwe. Ibiguca intege ntabwo bishobora kubura, ariko Uwiteka Imana ajya gukiza muri byose. Muri uyu mwanya nshuti yanjye wo nkurikiye, ndakwifuriza kubana n'Imana, ndakwifuriza guhagararana n'Imana, ndakwifuriza kumva imbaraga z'Imana, ndakwifuriza ubudahangarwa bw'Imana. Imana ikugeze ku rundi rwego, Imana ikuzamure, Imana ikubere inkomezi, Imana ikubere ku rugamba, Imana iguhindurira amateka mu izina rya Yesu.
tugiye gusenga Imana. Ubwo Imana ngo ndashaka kuguma ku giti, ndashaka kuba ishami ry'ukuri kandi rikwiriye kwera imbuto, kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kubw'uyu mwanya, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nikugirire neza buri muntu wese Mana, reka ubwiza bwawe bukomeze buganze, reka icyubahiro cyawe gikomeze cyumvikane, reka imirimo n'ibitangaza byawe biganze Mwami muri buri kimwe. Buri wese akuboneyeho umugisha, buri wese abone ineza yawe, ko bukeye nuko bwije tujye tukubona, maze Mwami uduhe kuguma ku giti, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngakomeza witamurure kandi ukomeze gukora ibidasanzwe byose, twizeye kubikoze nk'Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mwebwe mukomeze kudukurikira, niba ko wakoze subscribe kandi niba utarayikora, uyu ni wo mwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho mu bambere, kandi ujye ukora share ndetse na comment. Imana ibaho umugisha. Shalom, shalom.